indirimbo z'ubukwe rero ahita yumva ibirori byataye sibyo ribera ntabwo wibeshye pe ahubwo nuwari karame uvuze iby'ibirori nibuka ikintu wibutse iki sera ko abana bagize sakwe baza gususurutsa abatumirwa mu bukwe bwanyu cyane rwose Moses niwe wabiteguye ariko n'ubu yanze kumbwira indirimbo bari buririmbe ngo nibanga mpishiye da Valentine yabimbwiho biranshimisha kuko bariya abana bafite amajwi meza n'impano yo kuririmba pe ribera karame ugira ngo iyo utamfasha nari kurangiza gutunganya iki cyumba cya Moses nako kigiye kuba icyanjye ntacyo bitwerega no kwikorera ahubwo wareba uko hanze bimeze ubwo turangije gusukura no gutegura iki cyumba cyanyu oya byihoreye hari umuntu ubishinzwe ahubwo tujye kwitegurira iwanjye abashyitsi bataratangira kuza cyangwa Moses akava kwiyogoshesha agasanga tukiraha noneho reka tunyaruke kuko ndabanza kunyura mu rugo kwiyuhagira no gutera ipasi kositimu ya Karisiti nizera ariko ko ikibazo cya yakanzu cyakemutse ukaba uri buze kuyambara yewe Karisiti yarabyemeye aha yakanzu nubwo ndi buyambara ariko nigende yatumye dushyuha imitwe yewe uti ni ukuri umva ndishimye bitavugwa uzi ko ntarinzi ko wabasha kwihagarara kugera uko Karisiti ava ku izima 5,000 7 ni byiza Gigi amakuru se nta makuru ntayo Kazu noneho nabuze uwo nirukira mfite ibibazo byinshi pe icyiza nuko ubizi ko nawe bifitemo uruhare Gigi ibyo ndabizi bibinyibutsa Kazu igikuru ubu ni ugushaka uburyo bwo gukomeza kubaho nubwo bitanyoroheye cyakora nibyo pe no gushaka uburyo uhangana nabyo gitwari Kazu rero nagira ngo ngusabe ikintu nk'umuntu wanjye icyo kintu ni igiki Gigi Kazu nyine nifuzaga ko nguriza amafaranga ngo ngera ngatangira business y'amagi nyine narawundi mfite ntabwo yuzuye wahombye ute se kandi shaka Kazu niya myangaro kabisa naranyereye amagi nari mfite yose arameneka oya Gigi ntabwo nakuguriza amafaranga yanjye kuko utamenye ko ufite ibibazo byinshi ngo witonde ubu wagiye kumena amagi uri mu biki koko ntabwo ari ikibazo cyo kutitonda Kazu imikasiro nawe byakubaho pe ubundi se wagiye kugurisha wisigaranye akaba ari amafaranga uranguza ikibazo ntabwo nabona yo kurangura ahagije mfite n'ideni rya Ngabire wumve ko nataye umutwe ku ideni rya Ngabire iryo se kandi ryaje ryari nyine nyuma yo kubura akazi ko ku ishuri nta bundi buryo nari mfite bwo gukomeza business y'amagi yuko gusaba Ngabire ko amagi atanyishyuje nyine ngo azamwishyura nyuma ndabyumva Gigi ubwo nyine namwemereye ko nzajya mwishyura gake gake mva ko nawe mufitiye ideni Gigi ndabyumva ariko nanjye reka mwibarize nese ko bibaye amadeni 2 uzabasha kuyishyura Kazu nzakora uko nshoboye nyishyura urabibona muri iyi minsi izana amafaranga nzaba mfite yo kwishyura ubu noneho na mwene wacu nsigaranye muri aka gace ubu ko kurumva nzabaho gute Gigi ihanganisha wirira Kazu ubu nibwo nyine ubufasha bwawe kurenza ikindi gihe cyose Gigi ngaho mbwira reba gutuka mwarimu na directrice bigatuma ubura akazi wari wabonye ku ishuri n'uburyo witwaye kuri tante wawe ejo bundi mbere yuko agenda nubwo nzi ko tante wawe atakugiriye neza ntabwo wagombaga gukubita ruya rupapuro none ngaho mbwira ni irihe somo wakuyemo nize ko njyewe ubwanjye niyanga ngo ubwo ni ugushaka kuntera impuhwe gusa ibyo nkubwira ni ukuri keretse niba ushaka ko nkubeshya ndamenye ko ngomba kwitwara neza mu kazi kose mpawe Gigi biranshimishije kuba nibura warakuyemo isomo ngiye kukuguriza amafaranga ariko nzajya gukata kuyo nzajya kwishyura yo kumurira isuku ahangaha Kazu ntushobora kumva uburyo nari niyebye ibyanjye birangiye ubu ubukwe bwa Ntwarita na Moses ndaririmba mfite morale ahubwo reka nihute nasanga bugeze kure ariko ubwo uracyari umugabo nk'uko nari nkuzi Karisi urashaka kuvuga iki ndagi yewe nta n'ubu si ndumva ukuntu wareka bewe bakajya muri buriya bukwe nawe ubwawe ukabujyamo rwose ndagi erega impamvu birwanya ndayizi icyo utekereza ndakizi Karisi kandi uribeshya kuko kuba Ntwarita ashatse undi mugabo ntacyo bimbwiye rwose gusa nakubwiraga ko utakagombye gukura igitsure ku muryango wawe
ubwo se nta kazi igitsure cyanjye naba nkiri umugabo mu rugo nimba biri iwanjye mu mwobo izi ko ari njye utegeka baba none ibyo ni ukwiyemera karisi ajye we njye mbona ahubwo ibyawe byarakubanye ibisuku uzaba se wa mukobwa wawe muto ntamaze iminsi mu mihana ariko rero ahari ni kwa nyirakuru kandi naramwihoreye kuko nabonye hamugwa neza mba ntiwumva se nabo turasigaye gutegeka icyo ashaka buri kugategeka gutahana kuko atarakubahuka umva rero ndagishe ndakumva untegeka mu kazi ariko ntunenge kuko ngomba kurera urugo rwanjye uzi ko neza neza wahindutse karisi hinduka se hehe n'igitsure cyagiye nk'amahembe y'imbwa nyamara witondera amagambo uri kumbwira ndagi ubwo nugiye kuzaba inganzwa cyangwa ikigwari karisi umva nkubwire haguruka uba umugabo nyamugabo nubwo wampaye akazi ntibyambuza ko kuyama ndagi urumva ayo si amagambo ugomba kubwira umugabo nkanjye cyore dore by'umujinya w'umuranduro wanduza ugukoresheje ubu se ko wangije ibyo wari umaze gusudira koko ibi nakongera kubisudira n'inshuro 1000 ariko iyo umuntu ansuzuguye njye ndakara nabi hano hari akira amazi yo kunywa wansabye kandi rwose wita umutwe humura byose biragenda neza ribera karame ntayo ngishaka pe nta kintu nongera kunywa ntaza gushaka kuri wese ibirori byanjye bigeze hagati nta kibazo noneho ubwo nta kintu ushaka gufata ngaho guma hamwe gufungire neza ikanzu ayiwe ndumva nihukaho nashyize ka gatambaro kariho indabo z'umweru ndi bwambare mu mutwe kunseka yewe ni ukuri n'udatuza mu kanya urambazaho ikanzu iri kandi uyambaye singako ku buriri rega ni ukuri mfite ubwoba ko abakwe bari buze kuntwara ntararangiza kwitegura hari igisigaye se uretse ko watuza gusa ngaho ndebera nawe nk'izi ndabyo ntako ntagize ngo zibumbure neza ariko none dore zanze none se uragira ngo zihite zisaza utaranasohoka no mu nzu zireke ziragenda zibumbura buhoro buhoro umunsi wose oya ahubwo zinsukireho utuzi dushyushye ndashaka ko zose zibumbura reka da ahubwo urashaka ko zihita zuma oya ntacyo ndabyikorera ubwo nimba ubyanze aho ntundeberara ubwo se kugiye kumena amazi kuri iyo kanzu yawe have siga hano wari ubundi se wensutse urabona hari icyo amaze iyo mba nanazishyize mu mazi akonje cyangwa se nkazishyira ku idirishya hari akazuba cyangwa se nka yego baba rero uyu mugeni ndamugira ntemwoka byaramo ubona bagize ubwoba kurusha umukobwa ugiye gushaka bwa mbere n'uwari none se kuki zitabumbura koko n'izo ndabo ngaho icara kandi urekeraho kurira utangiza ibyo birungo wisize karisi ubu bukwe bwabaye bwiza ye ni bwiza ariko rwose nawe rwose kora hato kora aha rwose ubu ni nk'umugabo ye ese ko nshimiye ninjye warongoye nkubitowe uyu munsi rwose nta mugabo utagufuhira karisi pe wiki kubera iki se umva reka tujye tuvuga ibintu uko biri moses na nuwarita baraberewe pe ariko liberata wawe we ni agahebo muhore mwumve ubuze ikigaye kikugeze mu mutwe reka wabonye wase niko burya sinajyaga nitegereza liberata iriya kanzu yamugize igitego rwose do abantu bose nibo barimo guhanga ijisho yakuyemo umugeni neza neza aho kureba abagore b'abandi se wahindukiye ukareba umugore wawe rozariya ko yicaye inyuma yawe turavuye koko karisi naba nshaka umugore wawe se koko nkaba naraguherekeje kumucyura we na valentine ntabwo ubyibuka gusa ugira amahirwe ashaka niba utari ubizi ubimenye pe rwose reka si ngombwa kumbwira byinshi nakumvise ahubwo ndagushimiye niba ari kubibona rese usitangira igihe rero maze sinanywa leta ndabemeye pe bubahiriza igihe ahubwo se gigi bavalentine ko bataraza baraje buriya hari ubwo se igihe cyacu cyo kuririmba cyari cyagera ese ko muri usanga utameze neza kurusha usanzwe ra kuko uraza kubasha kuririmba gigi abari rwose ngiye nshaka kubanza kwandika amateka rwose nk'umusani wa danje ukomeze se birakureba ariko ubundi ugura kwiyemera gutyo uyoboye ko kuba uri hano ariko ubwa sakwe shaka ibyo nyine rwose ndabizi gigi ariko nyine si ngombwa ko muguma kubinyibutsa nuko rero wikwiyemera naho rero ibyanjye bireke ndi muzima rwose ndakomeye kandi ndaririmba
ntushobora kuririmba rwose uriya gutyo nk'inka yica gigi uruzi ko iyo umuntu wabaye n'ijwi ridasohoka ariko pozo nawe urasetsa rwose kuririmba rega simbyinginga nta naho nabyize mbyifitemo ntureba se ashaka guseka nyine gutyo ukishima naho ubundi rwose ndabizi ko kuririmba ubizi. Mureke twumvikane rero ngihangane gato twumvikane rwose nizere ko rero muri kunezezwa n'ubukwe bwa Moses na Noarita ndetse nta n'uwishwe n'inyota. Ibyo kunywa birahari, hari ubushera, hari fanta, byose birahari. Aka kanya rero nakimpano reka nsabe Moses na Noarita bahaguruke bakira impano twabateguriye. Barasa neza rwose barasa neza cyane abageni bacu baraberewe pe. Shasimbi ndumva naniwe pe. Humura fra mukanya ubukwe niburangira urataha uruhuke nta kibazo. None se si Karame urabyumva ufite tujyanye? Erega sinagenda uzi ko ntaratanga n'impano yanjye di kandi haracyari ibintu byiza byinshi ntitagomba kunshika rwose. Okay basi genda utanga impano yawe turi abantu bakomeje gutanga impano hanyuma duhite duhurira hanze sibyo? Oya yewe ubu se urumva duhuriye hanze twenyine abantu batatubona? Abantu bose bahugiye mu bukwe ntabwo bakwitayeho rwose wabona ko bose bari gutanga impano se? None se ubwo papa na mama nibambura aho nari nicaye urumva ntabangiye mu bibazo? Wowe humura nta n'umwe uza kutubona nta n'uza kumenya ko twajyanye. Ubu abantu bose batangiye gutanga impano zabo mu magambo. Reka tugende ubu bose bataricara dore baracyajagaraye. Erega sinzi nawe ushaka ko tujya. Humurebe ibyo si ikibazo. Ubu se kuko ababyeyi bawe fra niba bava mu bukwe bakansanga iwanyu baratekereza iki? Ibyo si ikibazo yewe. Mfite agafunguzo ka yageto inshuti yanjye niho tujya. Reka nsabe uri ku buhanga bw'ibyuma amanura umuziki gato. Arakoze cyane. Turacyafite byinshi byiza Moses n'umugore we mwiza cyane Anuarita baduteguriye. Ubukwe rero n'umugisha, ubukwe rwose nubwo kwishimira nkuko bajya babivuga turava mu bwiza tujya mu bundi. Reka muri aka kanya twakira itsinda rigiye kudususurutsa ari ryo Sakwe. Reka baze bihuta hano imbere baze banyaruke rwose. Twishimiye ubukwe bw'abarimu bacu dukunda. Sakwe igiye kuririmba ariko mbere yuko turirimba reka mbabwire abo tugiye gufatanya kuririmba. Njyewe nitwa Valentina, hari Gigi, Anik, Mutoni, Ngabire ndetse na Fazo. Biragaragara ko abantu bose bari hano bishimye. Niyo mpamvu tugiye kubaririmbira indirimbo yitwa Iyo Wishimye. Ikirere kitariho igihu duceye ku mutima no ku maso dufite impamvu amagana imvano ikomeye y'ibyishimo umunezero uraducirigita akanyamuneza kari hose uwakwire kuruka guruka uwasimbuka kandi ukabikunda uyu ni umwanya wo kwishima haguruka
kazu akirabara niba ibiciro yo kuhavamo agacupa kamwe ngo nkamenya imanurira iki cyaka. icupa riravamo da ahubwo reka ndikuzanire. Nzanira rwose. ariko se mu bukwe nta kintu babahaye karisi? Reka byara imitobe gusa, hari ikintu isaba gitanga mu bukwe? yewe ubukwe sinabashije kubutaha, ariko Moses na Noirette ndabifuriza urugo ruhire, barabikwiye pe. Urakoze kazu. Ko nshimye se wifuriza abandi urugo ruhire, urwaye ngo bite harya? Inywera byeri yawe karisi, ibyanyu byihorere. Ese kuki iteka iyo ntangiye kubikubaza mpita numva utangiye kubikwepa kazu? Cyangwa urwo rwawe ntirwabaye ruhire? Erega jya umenya yuko aho bakazarusenya batishimira kubona abandi bafite ingo nziza. Niyo mpamvu bariya nabifurizaga urugo ruhire, bazibanire mu munezero. Bakazarusenya uvuga se ni nk'abandi? None se nta bantu zibiyenza barakaza bubatse bagamije kudobya ibyishimo byabo gusa? Ukuntu bivuga ubabaye, aho urugo rwawe ntirwaba rwarahuye na bakazarusenya kazu? Icyo nakubwira gusa nuko wakwirinda abantu nka ba Gakuru. Gakuru? Gakuru abije mate se kandi? None se ubushize muri hano mwembi wabonaga atagushotora ashaka kukwishyurira inzoga anavuga iby'iwawe. Gakuru ni nk'umurwayi ntukamutindeho. Biriya nta kindi byaragasomborotse ngo murwane cyangwa urakare. Amaherezo n'ubundi nzongera mukosore mwihorere, ahubwo nsubiza icyo nakubajije. Wahuye na bakazarusenya kare mpamvu wibana? Fata gusa ko abagabo nka Gakuru bakururira ibyaga abagabo bubatse. Ariko nawe umenya Gakuru mufitanye amasinde, ntagusenyeye urugo se? Mbere yo kugenda muto, banza unsobanure neza. Niko tubagiye muri sako harimo abahungu? Mbere ntabwo abahungu barimo papa, kandi ubukwe bwa Moses nibwo bwa mbere turirimbanye nabo imbere y'abantu benshi. Erega n'ubusanzwe Kagabo na Pazo ni inshuti zacu. Ibyo ni bishya kuri njye. Sinari nzi kugira inshuti z'abahungu burya. Oya papa, ni inshuti zacu twese, kandi twigana mu ishuri rimwe rega. Ntabwo nari nzi ko muri benshi bigeze aho ngaho. Ubwo rero ugomba kuva muri sako kuko bakurangaza, sibyo? Papa, nuko inshuti zanjye zose zizi ubwenge, baragushukanye. kandi bose baharanira kugira amanota meza no kubera abandi urugero. Ntabwo ukeneye kubera abandi urugero, ari ukufatanyije n'abandi. Uranyumva? Ugomba kubabera urugero ku giti cyawe wowe ubwawe. Ndabyumva rwose papa, ariko mu bintu byose umuntu akenera abandi. Ntabwo ushobora gutera imbere wifashije. Inshuti nziza zirafashanya kugera ku byiza, kandi buri wese akigira ku wundi. Maze natisha Moses yambwiye ko nsigaye nifitiye icyizere kubera inshuti zanjye zabimfashijemo. Simbyizeye ibyo muto. Ngomba kujya ngukontorora cyane nkamenya uko uvanga sakwe n'ishuri.